Pattyno ni umuntu uhuza na buri umwe wese, nk'umuntu mutananirwa kubana. Hari aho nakinnye muri Miss Rwanda, hari aho nakinnye mu ntinyi, ndi gushaka nyine kumufata ku ngufu ariko afite ubwoba. Hari aho nakinnye ndi n'indaya, harimo role nyinshi. Hari nkaho nakinnye ndi umurezi ibye sindi we bagenzi. Bakina filime ngo ni igishego. Rero mu mitwe yacu twebwe tubivuga, ababivuga nako njye nta mbivuga. Ababivuga bifitemo ubushego mu mutwe wabo. Maso aragukunda. Ushaka gusanga wenda utamukunda ariko waragukunda. Nta muntu wanga umuntu umukunda. Bisobanure ngo nawe uramukunda. Ntabwo dukundana. Crush wanjye Igor mabano. Crush wanjye. Yo my people, this is Ngaho TV. Nkuko twabibemereye twanabasezeranyije. Twe dukora hirya no hino. Tugenda tukashakira ibyamamare haba mu buryo bwose bushoboka, mu muziki, muri sinema, mu byose uziko habamo ibyamamare. Uyu munsi twagiye mu gisate cya sinema. Twagiye tugushakira ibyamamare kazi koko bitwika. Namwe murabyibonera. Ibyangwe byambaye, imyenda y'ubwayo irababwira. Turabakiriye kuri Ngaho TV. Murakoze. Turakwakiriye kuri Ngaho TV. Murakoze cyane. Yego mwabumvishe n'amajwi yabo ko ari meza. Nyamuntu umuntu ushaka iki n'iki uba witonze. Muri comment ntuze kubishyiramo. Mwatubwira amazina yanyu uko mwitwa cyangwa uko babita. Njye nitwa Isimbirene. Nitwa Ruzagiriza Ange. Nta mazina mwaba mugira babita se atari yo mwitwa? Cyetse muri filime. Ayo ngayo ni nka ni Mimi. Nibyo bakumenyereho cyane. Ni menshi. Hari Liza, hari Ange, hari Ornella, n'andi ntibuka. Ibyo ukunda cyane ni iri? Ibyo nkunda cyane ni Ange. Bikundira Ange cyane. Yego kuri Ngaho TV rero tugiye kuganira n'abatumirwa bacu cyane ko bino bintu mu mwarabyamamariyemo mu mwaramenyekanye cyane. Duhera background y'umuntu. Hanze bino bintu ukora urabikunda se? Bino bintu wabitangiye ryari wiyumvishemo impano ryari bino bintu byakwinjirije amafaranga kugira ngo byibuza n'abandi bari inyuma ube wanabainspira ku buryo babapushinga nabo bakaba baza mugasangira ko nano mafaranga mu mwarabonye. Tuguhereho ibi bintu wabitangiye ryari? Duhe background yawe. Ibi nabitangiye muri 2019 irangira. Iri kurangira kugeza na n'ubu ndacyabikora. Ni ibintu nagiyemo mbikunze kandi mbyishimiye kuko nahoraga nshaka kubijyamo ariko nkagenda mbura imbaraga, mbura n'ubinkiramo. Rero nibwo naje guhura n'umuntu abinkiramo, mpita ntangirana n'umuntu bita Mbata. Ntabwo twakomezanyije nese nkorana n'undi muntu bita Maxime. Ubwo nawe wari waduhuje na Mbata ariko hari indi none turi gukinana. Bita dukomeza aho hose nakoranaga n'uyu kuko ntabwo twasiganaga. Filime zose turimo uzagenda ubibona tuba turi kumwe, tuba turi gukinana. Tuhita dukomeza muyitwa Maneko series niyo yabaye ya mbere, niyo yabaye ya kabiri kuri kuyo ya ntuza ya Mbata. Ibyo byose twagiye tubyishimira. Urumva ko twari dutangiye nta gafaranga ntacyo ariko kubera ko ikintu ukunze bira ntabwo kiguca intege ahubwo kirakumuvita tu. Yego urakoze cyane turaza kuza kubijyamo in deep cyane. Wowe watubwira background yawe bino bintu ukuntu wabitangiye? Murakoze. Nanjye natangiye 2019 irangira. Ubwo navuga ko natangiye neza 2020 nibwo nasa n'abyinjiyemo cyane. Narabikundaga kubw'amahirwe nkomeza nyine kujya niyegereza abantu babinanzemo kugira ngo mbakureho ubumenyi.
mbakuriho nyine n'uburyo nabona ukuntu mbyinjiramo nkagera ku nzozi zanjye. Twavuze mu bintu bijyanye na sinema nyarwanda, ariko turimo turibaza mwe mwandika filime, mukina filime cyangwa murazitegura mukanazitunganya? Twe turakina gusa. Uri umukinnyi? Ndi umukinnyi wa filime. Uri umukinnyi wa filime. Hari ibintu dukora tutarigeze tubitangira in background, wenda kuvuga ngo nyiri umwana sinigeze nakina amateatre, sinigeze nagira ute, ariko aho mariye gukura niho nahise nisanga ko ibyo bintu mbishoboye. Wowe waba warabitangiye ukiri umwana hasi cyangwa bikujemo ari uko ukuze nyine? Nageze kubitangiraho muri primaire ariko mbivamo. Muri primary ubwo birumvikana nta mateatre wakinnye ku ishuri? Secondaire ho? Muri secondaire ntabwo nageze mbikora. Ntabwo wigeze ubikora? Wari serious cyane? Ntabwo kubyibuka. Wowe wigeze wabikinaho ukiri umwana mutoya cyane, wa wundi ubuyoborwa n'ababyeyi? Narabikinnye. Mu mwaka wa kangahe? Muri primaire narabikinaga, na secondaire narabikinaga. Na secondaire. Ma feedback noneho muri primary wabikinnye, mama yabimenye ko wabikinnye, ubundi se wakinnye iyihe role? Nakinaga uturori dutandukanye. Hariho nakinaga nyine ndakana keza kitonda kababaje, undi ngakina ndi umuntu ugambana, undi ngakina ndi umuntu ugira abandi inama, nyine uturori twinshi nagiye ncamo. Ma feedback noneho nta feedback negative wigeze wagira ukiri umwana mutoya? Mu rugo barabikundaga kuko nyine babonaga ko ari ibintu nkora nkunze, baranshyigikiraga. Twese turabizi ko bino bintu dukora, bino bintu byo kuba kujya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo tumenyekane, hari step nyine bigenda binyuramo. Duhera ubusa nyine nta mafaranga ariho, tukazagera igihe bakazatwishyura kake transport gusa, bikazaba ngombwa ko noneho natwe tunayishorera cyangwa bibagiye. Izo nzozi ujya uzigira zo kuzashora nawe? Ndazigira. Kutandika filime uzayigura cyangwa uzi no kwandika? Muri iki gihe abenshi abazitunze se bose niko bandika, barabandikira nabo bakazigura, wenda nanjye nzazigura nshore. Babyumvisha abantu bandika filime mu mugane rwose afite n'amafaranga, ayo ni amakuru mbibiye. Wowe se muri bino bintu bya sinema waba ushaka kuzakora filime yawe? Imwe se nzazikora nyinshi. Cyangwa nizo ufite? Ntazo mfite. Ariko iyo mishinga nyine irahari. Dusubire muri background. Primary wambwiye ko wakinnye mu iyihe role cyangwa nawe wakinnye nyinshi? Njye nakinnye ndi mu wa kane. Mu wa kane primary niho nakinnye, nibwo bari kutwigisha kuri biriya bintu bya sida, niho nakinnye nyine twerekana sida, ariko murabizi ko sida ntigaragara, namwe murabizi, ariko kugira ngo twereke urubyiruko ko atari nziza twashatse ikintu cyagaragara nk'aho ari sida. Ubwo ngubwo nimba warakinnye izo role muri ino minsi turimo turazita ibishegu, ubwo ntabwo kari agashegu k'akana? Ntabwo kari agashegu ngiye mbigereranyije, ahubwo kwari kugira ngo nigishe urubyiruko ko bamwe bababwira ngo usanga nk'umuntu nyine nka sugar daddy nyine ari kukoshya, ahubwo bamubwira sida ahubwo ntabwo ibaho. Twagira ngo tubwire urubyiruko ko ibaho, ahubwo badushukisha ibintu bitabaho kugira ngo bayidutere. Ma feedback ukuntu byari bimeze noneho mu rugo, ugeze mu rugo bakubwira ati biriya bintu wakinnye urabizi cyangwa? Nta kintu mu rugo byageze bibatwara kuko nabo bari bahari ndi kubikina, ko ari muri cya gihe cyo gusezera umwaka urangiye, bari bahari nayo nanabibabwiye ko ndi bukine, bari mu bantu banancikiye imyenda ndi bukinishe, urumva ko rero bari babyishimiye. Ornella zibwe muri filime. Wowe ntabwo ababyeyi bigeze bakubuza ibyo bintu mwageze? Ntabwo bigeze bakubuza bakubwira ati bino bintu urimo urakora urabona ari shyashya? Ababyeyi nyine babonaga ahubwo ndi gutwika, kambwira ngo nkomerezaho. Wowe wahoze utwika kuva na kera, umubyeyi agushyigikiye? Natwika, waba ushyigikiwe n'ababyeyi ntutwike. Cyakoze.
ni ryari mwatangiye kubigira business noneho nuko tubwiye ko inyinshi wakinnye mwakinanye nawe izo wakinnye mwari muri kumwe ntabwo ari zose wowe wabitangiye ryari ni wowe wabitangiye mbere cyangwa ni we njye nabitangiye mbere wowe wabitangiye ni filime ya mbere cyangwa iyo wagaragayemo bwa mbere iyo nagaragayemo bwa mbere hari filime yacaga ku museke bitaga ibuye ryanzwe niyo nagaragayemo nyine bwa mbere n'indi gukorana nyine n'abo banyamakuru bo ku museke feedback y'umunsi wa mbere none ibyo bintu ugeze imbere ya kamera mbwira ukuntu wari umeze imbere ya kamera dore ko abantu benshi bayitinya bwa mbere nyine numvaga ntari bugire ubwoba pe numvaga ndi seriye byatari ariko nyine nayigezemo kuriya kuntu uba uri gukina ukibagirwa ukareba muri kamera nicyo kintu cyambagaho ariko nahise mbimenyera nyine umunsi wa mbere wararangiye indi minsi yose ndabimenyera feedback noneho ya filime ya mbere urabizi ukwanze ibintu wakinnye ntabwo wari ubyizeye nyine ko ibyo bintu ari wowe wabikoze bya nyabyo uburyo ki wabikozemo ntabwo ari bwo hari ukuntu nyine uba ufite dute muri wowe ati se biriya bintu nakinnye ni njyewe cyangwa ari byo bazakuramo ama feedback noneho ugeze mu rugo ifilime irasohotse uyibonye hanze feedback comment yari ameze ati ubundi itaranasohoka nageze mu rugo nasaze byataje ngeze mu rugo nasaze mbabwira ngo banyitege filime igiye gusohoka izaba irenze hanyuma irasohoka nyine ndayireba nkajya numva ntabwo ari njye uhita wumva nyine birenze watubwiye ko wabihereye no muri segonderi wabikinnye waba wariziye section nize surveying ntabwo yaba yarigeze ikubangamira muri ibyo mo kimwe hagati y'amasomo abangamira tara yawe cyangwa tara yawe ibangamira amasomo yawe nta kintu cyaba cyarabangamiye ikindi muri ibyo nta na kimwe cyabangamiye ikindi byose byaruzuzanyaga umunsi wa mbere noneho wegereye umuntu ubikora wowe ati uzaze dukore amplis noneho bihuriranye yo kujyanye mukuze muri filime imwe munaziranye feedback yari imeze ute yaba yaraguciye intege bwa mbere cyangwa niwe waguye oya ntabwo yageze anca intege gusa ahubwo twahuraga n'abandi baduca intege akambwira ati wicika intege twikumva amagambo yabo twabigiyemo tubishaka reka tubikore tubikomeze niwe wagize yarakumotivaga kagaragara nk'uwaca intege oya ntabwo yageze anca intege pe nawe arahari yabyivugira ahubwo uri kumuca intege oya mwaramaze kumenyekana abantu dusigaye tubashaka tukababura feedback noneho feedback ubwiyiwe twabimenye n'ubundi niyo ngiyo ntabwo yigeze guca intege akubwiye courage twikumva abo none mu rugo bwa mbere igisohoka ntabwo ubundi babyizaga ko najya muri filime kuko bwa mbere nkijyamo bwa mbere ntabwo nabibabwiye numvaga nyine ari nka surprise ngiye kubakorera ari nk'akantu karenze kuko bamperuka muri primaire nyine mbikora ariko nkumva ko ari nk'akantu ka mbere ngiye kubakora ngiye kubabwira ati mutegereze n'ubu ngubu bajya bicara bakambwira filime zirihe ko tutazibona ariko umunsi wa mbere kabisa barambwira ati ahubwo felicitation vibe none y'umunsi wa mbere wisanga kuri set ubasanga aba director ubasanga baki bose ati none uri imbere ya kamera vibe ukuntu wari umeze ntabwo watitiye nk'abandi njye nabanje no gutinya kamera pe ntabwo nabeshya nabanje gutinya kamera ariko uyitinya iyo uhushije gato ukayirebamo kubera ko ntabwo uri kuyirebamo ariko iyo utushije ukayirebamo buri uhita wumva apfuye tumva birangiye waba wibuka filime mwahuriyemo ukuntu yitwaga bwa mbere ni komedi twakinanaga na mbata sinibuka ukuntu zitwa rwose bagiye babihindagura amazina ni komedi none se ko wabikinnye mbere yewe waba ari wowe wamumotiviye kuza kubikina wenda nuko atabibabwiye ariko uko twamenyanye mbikora yumva abantu bambaza filime nakubonye muri filime ibintu nk'ibyo ngibyo arambwira se ubwo wazanjyanye ko mbikunda noneho kukubwira ngo umuntu kukubwira ngo uzamujyane nawe nta hantu uragera uba wumva nyine utazi ahantu wakwinjirira ariko kuko njye nari maze kumenyana nyine na bambata
ndabinjirira ndababwira mfite umushuti wanjye nawe ubikunda mwatse nkazamuzana bihuza nuko nabo bashaka umukobwa cyangwa se ntabwo bagira urabizi nyine leta ko bazana umuntu ntabwo bagira nyine kandi nabonaga nyine namubonagamo iyo mpano ndamujyana nyine arakina babona ni sawa. nari nibagiye kubabaza ubundi muri inshuti sibyo cyangwa muravukana? Turi inshuti. Mwahuye mute? Mwahuye ryari? Kugira ngo mujye kugera kuri step yo kuvuga ati uriya muntu mubonamo impano yego arashoboye ni inshuti yanjye turaganira byumvikane ko mufitanye ubushuti nyine bwa kure mufitanye ubushuti butari ubwa hafi ku buryo ki nta muntu wapfa kuza kubatandukanya ahubwo ibyo bintu mwahuye ryari nyine cyangwa mwize hamwe? ahubwo turabana. Muranabana? Sarisi hari ibintu ribuze kuza kuvuga ukabutari buryo nyine tubana mu gipangu kimwe basi gutyo. Yego mwahuye ryari? Twahuye yaje ansanga muri icyo gipangu nyine 2020 itangira tu kwa kane mu hafa kwa kane kwa gatanu muri lockdown ya mbere irangiye nibwo baje. Ubwo no gutangira gukina amafilme mwaratangiye icyo gihe? Ngiye nari naratangiye. Wowe waratangiye? Ubwo nawe nibwo watangiye gukina? Nibwo nari nyinjiyemo. Ubwo araje gusanze mu gipangu, reka dusubire kwanza mu gipangu. Sire mu gipangu nta kuntu haba harabuzeho akantu kari fani nyine mwaba mwaragoze. Akiza wabonaga muri buhite muhuza cyangwa? Hari ukuntu umuntu aza mukabanza mukabifinga kugira ngo muzahuze. Si ubizi ko bibaho? Ndabizi bibaho. Yaraje giye nyine yasanze ndi umuntu rimwe na rimwe nkabagasazi ubundi nkabacecetse. Sinzi ukuntu twarihurije ko naje gusanga ashobora kuba nawe ari kateye. Wowe ukimubona bwa mbere ntabwo wade noneho no muntu turashobokana cyangwa mu kimwe wese ubona ko muri buhuze? Ubundi ubusanzwe njye nkunda umuntu usara nyine ntabwo ari ugusara byo kwiruka ntabwo ari bya bisazi biza bikirukansa umuntu ahubwo umuntu buri shapu tu ubona ko nyine atari wa muntu wigunze atari wa muntu uhorana ibibazo nageze mu gipangu nsanga ari wa muntu uba wishimye ntajya apfa kubabara icyo nicyo kintu muziho rero ni nayo umuntu wamenyereje mu gipangu uri ufite nko ku ishuri nyine ufite n'umuntu ukumenyereza n'iki nayo umuntu wamenyereje gutyo tuba inshuti tujyana mu mafilime gutyo. Agusanze mu gipangu ntazi amakuru yawe sibyo? Wari uzi amakuru ye ko asanzwe akina? Ntazi amakuru yawe. Wabimenye ryari ko akina afite iyi mpano yo kuba yakina? Negeze kumva avuga ibintu by'umuseke ngo umuseke nimba ari umuseke ko nimba ari umuseke ki ndamubaza si ibyo bintu by'umuseke ni ibiki kuri kumva muvuga umuseke ariko ngiye sinenze ko umuseke ari ibyo by'amanuza numvaga umuseke wundi arambwira umuseke ngo nahantu bajya gukinira filime niho nahise mwinjirira ndamubwira se wampuje arambwira hari umuntu uri buze ndaza kukubwira. Icyo gihe akwaprocinga akubwira ati se wampuje wari waratangiye kugafata wari warageze kuri ya level yuko wajya gukina bakaguha transport cyangwa se bakaguhemba? Kuko icyo gihe abimbwira nakiniraga ku museke nyine bari abanyamakuru bo ku museke baranegeraga ariko ho nta mwanya nyine wari urimo nta bakinnyi bari bakeneye ako kanya. Narababajije barambwira nibakenera umukinnyi bazambwira nyine muhuza nabambata kuko nabo twe turi gukorana ku ruhande. Deje aho ngaho birumvikana yuko wowe wari waratangiye kurya ku mafaranga y'ubwamamare. Faranga kwera wari n'ubu agatike sa amafaranga cyangwa bazanaga bisi bakaza bakababwira ati turahurira aha tugende? twarategaga nyine amamoto bakishura. Ubwo byumvikane ko deje wowe ubwamamare waratangiye kubwumva nyine wari watangiye kumva feeling yawe ukuntu biba bimeze? Nyine hari ikintu byonyine kujya kuri kamera ukibona wasohotse muri filime nta kintu gishimisha nk'icyo nyine kubera ukuntu bishaka nayo ni amafaranga kubera ukuntu bikunze. Arakwegera arakubwira ati rero Ornella
wamfashije ndimo ndakwita iryo muri filime wamfashije se nanjye ukamuza ibyo bintu nta bintu waba warigeze kuba wahate rero urareba bino bintu bigenda gutya na gutya na gutya ntabyo icyo gihe waba waramubwiye namuhaye ubusobanuro bukeya bushoboka bwamufasha akwinjije noneho ubwo ngubwo aguhuje na bambata wari usanzwe ubazi mbata namubonaga kuri Flash TV nyine nawe urabizi na cya gipupe cye kidashira uhuye n'umusitari wenda we yari yaramaze guhura nabo deja yari amaze kumenyekana nyine to uhuye n'umusitari mwanyi urabizi neza ko abantu iyo duhuye n'abasitari turapapa nk'ubu nkanjye nabifotorejeho mwampaye agafoto ndanabashimiye kuba mwandemeye uhuye n'umusitari byagenze bite duhura bwa mbere ni umuntu uri seriye ndamubona bari kuri yabo ari seri byatari ni umuntu twahuye avuga ati ni business ni business twahuye nta mikino dutangira nta bintu by'ibiganiro naki ahubwo twarangizaga n'amasaha yo gutaha ageze twita dutaha numva hanini ntabwo twabonaga umwanya ariko nyine gupapa byari birimo umuntu w'umusitari kamera agafoto waba waramuririye turafite meje ahubwo wamuririyeho cyangwa niwe wayakuririyeho navuga twese byahuriye gutyo byahuriye gutyo kubera ko icyo gihe yari habaye interview yiwe na Asi ndakeka gutyo ari ntuzaje kubakoresha uriya bagito muri Afrimax niho twese twifotoreza noneho deje aho ngaho wowe wamaze kumenyekana sibyo agatike karimo karaboneka kandi urimo urareba byakwanga byakunda n'intuza n'amafaranga uratangira urembwe waba wibuka filime wakinnye bakaguhemba bakaguhemba atari ukuvuga ngo ni itike cyangwa iki mwadilinze ukavuga ati nasijya munsi yaya cyangwa naya ngaya yewe uraseka nkaho ino sinema itabamo amafaranga kandi abantu bamuje namwe ati dore aba nibo byamamare dufite filime mutarimo ngo ntago zikundwa iyo wibuka ya mbere yaguhembye ni iyi nibuka ya mbere yampembye uzi ko bwa mbere bampemba amafaranga ya mbere nari nakinnye komedi nkubwira ngo mbwire amafaranga ndabizi ntabwo uri bumbwire ntabwo wayavuga ndabizi duherenje yaranabuze nawe dukeneye cano tukayabona yasize komedi waba warakinnye ni iyihe ubwo ni iyihe wakinnye bwa mbere yakwinjirije amafaranga yakinnye bwa mbere umva nkubwire n'ubundi ni muri izo twakinanye na bambata nyine hari ukuntu abantu bajyaga baza kutura turi kugushutinga umuntu agahita abona hari akarore afite wamukinira akakubwira uzaza unyinira rero rwose n'izina uhuye n'umusitari twari tukiri uhuye n'umusitari mwamenyanye ntabwo ari ukumutwikira n'umusitari tujye twemera umuntu ari umusitari kandi yanakwinjije wowe wanjye rwose wamuzanaho nicyo kibazo ubu nari ngiye kubaza uhuye na mbata sibyo winje muri ibyo bintu deja urabikunda mbere na mbere kubera ko ujya no kubisaba urabikunda imvune za mbere wahuye nazo ntabwo washatse kubivamo imvune zo ntizabura bwa mbere na mbere ukijya kuri seti ati wageze no mu rugo urimo uribaza ndetse bino bintu bikoze ko cyangwa imvune zo zirahari nta mungane ngo imvune z'abahanzi n'imvune z'abantu bakina filime zirahari nyinshi ahubwo zirahari ntabwo zaba zaraguciye intege yo kuvuga ati reka mve muri bino bintu naratahaga nkavuga ati sha ejo nuwampamagara fone sinayifata ariko agatima kakubitaho ahubwo natinzwaga no kubona fone isoni naragurukaga niruka dukinnye filime ya mbere tubonye feedback uko biri kose feedback nkawe ndabizi ziri negative ntabwo mwazirebyeho ndabeshya
aya njye ntabwo izo nazitagaho kuko zamaga imbaraga zo gukora cyane no kubikunda. urebye udufeedback turi twize turabizi amakomenti y'abantu bari hano hanze noneho nk'abantu bategura filime y'abantu bandika filime bariyizi nanjye kuvuga ngo turiyizi kandi ntazandika bariyizi namwe muzikira feedback bwa mbere nyine ndavuga wamaze kujya kuri spotlight bamaze kukumenya turimo turakenera uriya mukinnyi nta muntu w'umuproducer cyangwa umukameraman ati waje tukagira ibyo dupanga byatubyara umusaruro. Ibyo dupanga bimeze bite? Byatubyarira umusaruro. Ari ibyanya byose cyangwa ari kunyina kugira byatubyarira umusaruro. Nta muntu mwarahuye. Aho ngaho nsobanurira neza mbashe kugusubiza. Ikibazo cyagera ukiyagije nta muntu nkora nsubiza ahubwo neza nta muntu mwaba mwarahuye muri bino bintu mukora kubwo yivaye dupange ibyanyabyo haba ari umuproducer umukameraman se filmmaker umuntu uzitunganya se nta muntu mwaba mwarahuye ati vipi power amaguru fresh ngwino dupange ibintu byatubyarira umusaruro byadumye nawe nta muntu uri kwa approaching akubwira ati waje ukanyenera muri filime yanjye akurero wowe uri kuzimiza bivuge neza sibyo bivuge neza ndabasha kugusobanura. Yego hari abantu baba barakwakiye kwegereye bavuga ati waje ugakina muri filime zacu baraje benshi cyane hari abo baba barakatiye cyangwa mutahuje nyine imyumvire. Yego mudahuje uramukatira. Wakinnye wagezeyo hari bigeze baguhamagara ati se waje ko tugukeneye. Baramamaga mu buryo bwo gukorana ibintu nyine by'amafilime n'indirimbo kuko numvise uri kuzimiza cyane. Baguhamagara ati wowe barahari ati ntabwo turimo turahuza kuri ino hari ibyazanagamo nyine ukumva nta njyana ugahita umukatira. Filime yaba yaraguhembye amafaranga menshi ntabwo turi buvuge iyo ariyo irahari yaba yarakwishyura amafaranga menshi zabaho ayo wafashe nyine kuva watangira bino bintu kugeza aho ugeze hari waba warakinnye ikaguha arushijeho nyine ari utayo watangiriyeho cyangwa ubu ngubu bakaba barimo baraguha makeya yayo baguhaye. Reka nkubwire rero ibyo byose ntabwo filime wakina bakakwishyura zose guhera ku ya mbere kugera ku wenda ku ya gatatu ntabwo bakwishyura amafaranga angana. Hari amakeya hari amenshi nyine ubwo bigiye bitandukanye hari abampaye make hari abampaye menshi hari n'abatarayampaye kubera kubikunda nyine bitangira mwumva ibintu n'ibyo. Amakuru mfite se naya nyayo koko mumbwire. Bambwiye bati iyo filime mutakinnyemo iyo mutakinnyemo plito filime mutakinnyemo ntiyamamara nibyo umuntu akubwiye nende nibyo cyangwa amaso yakubwiye filime mutakinnyemo ntabwo rwose ntabwo igafata muri kino gihugu. Oya keretse ubwo ko zitaragafashe ariko izagafashe se ubwo urumva turimo zitaragafashe zo ego naho bigiye kumva kuguhamagara ati ibyo bintu sibyo nawe urabyumva filime dukinnyemo iratwika cyane iyo mutakinnyemo baba rwose barimo barapfubuza none naba nikinnye cyane hari filime ziba zitwika umuntu atarazikinamo ariko urumva uzigezemo noneho hahira rimwe. Amafilime yanyu menshi tujya tubona mufite impano by the way mbere na mbere rwose mufite impano ibintu murimo ni ibyanya ahubwo mwari mwatindiye he yari yaratinze kubyuka watindiye he iki ni cyo gihe ntabwo natinze urara ukuntu Imana iba yarabigennye iki ni cyo gihe nyine cyo kuza sibyo ugakina filime ngo ni igishego
rero mu mitwe yacu twebwe tubivuga ababivuga nako njye ntabwo mbivuga ababivuga bifitemo ubushegu mu mutwe wabo. ubwo mwebwe mushatse kuvuga ngo nta bishegu bibaho? Ntabyo da. Njye ntabwo nsobanukirwa ibishegu ibyo ari byo. Niba mara kunsobanura muri comment hasi hazaba season ya 2. Mu bintu mu Rwanda hari dusanzwe tumenye twabonye ubu cyane namwe izo filime murazizi z'ama high school. Kera twabonaga filime z'ababyeyi se abaki barimo bararira cyane barimo bagira ariko ubu ngubu turimo turabona n'ama high school sibyo? Biriya bintu birimo birakinirwa mu high school aribyo bamwe bita ko ari ibishego. Ntabwo ari byo wowe mvuge ko utazi igishego icyo ari cyo. Mbishinje biraza nyine mu high school cyane cyane turimo turabona. Urabishyigikiye? Aha nyine hari ibyo ntashyigikiye. Udashyigikiye babyita ngo iki? Ntabyo nzi. Yego, ibyo udashyigikiye n'ibimeze bite n'ibiteye bite? So navuga ngo ntuteye gute nyine hari ibyo ubona nyine ntubishyigikira. Ukabona birakabije birarengereye. Ano ma high school arimo turimo turabona nyine hanze ku ma platform urayashyigikiye? Amwe ndayashyigikiye ntabwo yose akoze kimwe. Ibyo mudashyigikiye se biteye bite? Mutubwire natwe twumve ko ushobora gusanga noneho abadukurikiye ibyo mudashyigikiye ari byo birimo barakunda kandi mufite fact ishobora kuba yatuma ibyo mudashyigikiye n'ibiteye bite bimeze bite. Kamubwire rero aho ngaho naba ngiye kwivanga mu kazi k'abandi cyangwa mu mpano z'abandi urumva nyine kuvuga ubundi ikintu udashyigikiye gute tutagishyigikiye ubwo hari impamvu utagishyigikiye icyo ushyigikiye nacyo hari impamvu sibyo. Wambwiye amafilimi y'ama high school ntabwo ari yose kuko ushobora kuvuga ngo mate high school si mate high school nyine nayo ni high school sibyo. Ni nziza cyane irimo ubuzima nyine zo kubamamariza ababyeyi ariko ni na nziza. Matayo high school umuntu yandika ba boss bayo mwabyumvishe. Ira filime concerne oya ubwo itandukanye n'igishego high school itandukanye na hage n'ibiki ngo ibinyafu high school itandukanye na animateri nyine biratandukanye. Ba boss ba high school barabyumva nibabegera ahubwo none mutangiye kubamamariza ubwo nibabegere babaye n'amafaranga. Muri bino katujye ku buzima bw'ibyamamare noneho deshe mwamaze kumenyekana kubera ko nanjye njya kubashaka byangoye byangoye kabisa. Ubuzima bw'icyamamare ubayeho ute muri ino minsi nyine wamaze kumenyekana abantu usigaye utambuka turiya ndamuzi umwe agashaka no kuvuga ati wampaye ifoto wambaye ukama ifoto wenda nanjye nkatwika nkabona ko nagera like. Ubayeho ute nyine ngira ubuzima bwawe muri ino minsi? Ubuzima bwanjye muri ino minsi buranshimishije cyane kuko nyine hari amantu zo kugenda guhamagara amafilime anokomeye tuzi cyane yagiye anagafata akaguhamagara niyo uhuye n'umuntu akakwaka ifoto kamwe ntabwo wayimwima nawe urumva ko umwimye waba uri hari abafana bari inyuma ya kamera waje ibyo bintu ndizera ko babyumvishe neza. Wowe ubayeho ute muri ino minsi? Hari ukuntu kera wenda yavugaga ati nimba ndi mu gipangu gusohoka hanze ngiye kugura ikintu muri boutique ndaneze nyine nta muntu nishisha. Deje ubu ngubu nawe muri boutique ubu bwabo baragukurikirana barakuzi. Ubayeho ute? Ubuzima mbayemo rero ni bwiza sibyo. Ni bwiza ariko busaba kwitonda. Urumva iri mu nzira yo kuba icyamamare kazi cyangwa icyamamare hari ibintu nyine bihinduka. Ntago bihora uko nguko nyine uko wari umeze. Nyine ndavuga ndi gutangira n'ubundi ariko n'ubundi hari akantu kaba karahindutse. Urumva niba nshiye mu muhanda nkabona abakobwa abantu bari kuba ati dore wa mukobwa cyane cyane nyine ko nkina muri Pattyno nkajya kumva dore wa mukobwa ukina muri Pattyno comedy biranshimisha ariko nyine biba bisaba kwitondera kubyumva. Turabizi ko buno ubuzima bw'ibyamamare nanone nyine hari ukuntu tubayeho
tubayo. Turimo turatangira, muratangira muri mu nzira, hari abagafasha, hari abo tuzi nyine bagezeyo. Abo bantu ntawe ujya ushaka kuguhamagara ngo muhure mu buryo buri prive? Ntawe uragerageza kuguhamagara? Ntawe uragerageza kuguhamagara wowe ngo duhe mu biki? muri prive? Muri prive butari bw'inoze, izo prive zitari iby'akazi turimo? Ntawe? nta n'uwo ushaka? azaza ari iby'akazi, ese ko umuntu aba ari mu kazi. Gahunda ari amafaranga yubaho. Yego. Amafaranga sha. Ni nk'uhe mufana mwahuye ukabona kabisa aragushimishije ku buryo ki buno ubuzima watangiye wawukomeza, ahubwo wanakwifuza kurenza aho watangiye? Ni nk'uwo muntu nyine mwahuye ati kabisa bino bintu ndabikunze kubera we? umufana w'umusitari se umufana uteye ute? Uwo mwahuye akaba ati uyu rwose yatumye nkunda bino bintu ndimo. Abafana bo barahari ariko sinavuga amazina. Ari umwahuye akaba yatishaga, arambwira ati komereza aho kabisa, cyane nk'abari banzi ndi umwana we baravuze ati ibi bintu ni ibyabo. Ubuzima bw'ibyamamare hari bimwe bitubuza, ibindi bigatuma tubikora. Hari ikigare kimwe tuvamo tukajya mu kindi, sindi buvuge ngo ikibi cyangwa icyiza. Ahantu burakubangamira ubuzima bw'icyamamare se ntabwo byabura, kuko nta buzima butabangama, nta n'ubuzima budashimisha. Hamwe barashimisha ahandi bukabangama. ahantu uragera bakanga kuguha serivisi ati uriya cyane nzagereye serivisi bayinyimije. ahantu se wari wagera ati uriya mu mutambutse mbere, ahubwo vuba nyine nk'abantu bakuzi batavuga ati cya cyamamare cyacu injira. wowe nta hantu biri aha ati dore uriya mukobwa muri Pattyno ntabwo umuzi. Kenshi rero akenshi ibi bintu dukina hari umuntu utiyumvisha ko ari script uba wasomye cyangwa se ari inkuru dukina ibaho mu buzima. Rero hari nk'igihe ukina ikintu kikakugiraho ingaruka, ukagikina nyine ukagifinyora nk'uko kiri, hanyuma nyine aho uciye bakakubonamo cya kintu wakinnye. Niho hantu bibangama, ariko ni na byiza aba yarebye ibintu wowe wakoze kandi akabona ko bibaho. umuntu aba ari umufana watari. Yego, mu mascript yose bagiye babaha na script nawe wari baguha ukuhatisha, noneho iyo noneho umufana igiye kumunkuraho karabaye. Ntabwo yabura muntu. Ariyo baguha ati nubwo bwose ngiye kuyikina, ariko noneho sinzi ukuntu bari bubifata. Yego, oya nyine njyewe barayimpaye ibyo bintu urabitekereza, ariko kuko ukuntu ibyo bintu ubikunze uvuga uti kama mbaye ubibona nabi babibone nabi, ubibona neza nawe ubwo nuko wabyitwaye mute rero ati ubwo kama mbaye icyo cyizere ubwo wari ufite kingana gute nko kwijana? hari filime nigeze gukina nyine ndunda agakobwa ko mu cyaro, nyine ubona karaho ko mu cyaro kababaje, kari mu bisambu kari gushaka inkwi n'iki, umuntu twahora ugahita ubona yaratunguwe. Ni wowe ukina biriya bintu. Nyuma nyine nza gukina hari n'indi nakinnye, noneho hari aho nakinnye nk'itabi no kurifata byananiye. Nanjye bwanjye byaneraga isoni kubikina, kuko nyine sinumvaga ibyo ntari kubikurura ngo mbyiyumvishe. wowe ntayo urakina ati none karabaye ibyo bintu numvaga biri bugume hano kugera ati rero umufana noneho ndamubwira ngo imanje zirahari, ariko se hagiye biba byararangiye umuntu bitarabibonye muri filime nyiruke tumva kubisubiramo birakugoye. Hari nkaho nakinnye ndumurezi ibye sindi we bagenzi. Ntabwo ndi wari kurumva yari imbangamiye, ariko nk'umuntu ukunda sinema iyo ugiye kugoye gukina iyo script iba ifite amafaranga menshi byumvikane. Mu muco nyarwanda ntabwo tumenyera ibyo bintu, ati rero niwe urabikintu ubwo byumvikane agashara kaba karimo. ubwo nyine uwe nk'uko aba yakubonye avuga ati uriya ashoboye iki, kuko muba muri benshi nk'abantu baba mwagiye muri casting,
avuga ati urashoboye iki, urakora iki, uramuha iki. Ushatse uko kuvuga se ko- babona ni nako agenda batandukanya nyine, ubwo nawe urabyumva. no ku mushahara niko izo ngizo wakinnye nawe nizo zakwinjirije. ibintu by'amafaranga ashaka nawe wabitinzeho. murayafite bantu muri muratureba muze muturebere muri comment, reba n'uburyo bw'ubwabyo. wenda ntabwo turaza kuza kubivugaho, ndaza kuza kubivugaho byibuze murebe n'uko mufite, murayafite. uzi ayo mafaranga urimo uranshinza kugira ngo nyabone njye nimbona cana warashaka cano nimbona cana ayo mafaranga nzayabona. nk'icyamamarekazi usigaye ubangamirwa na bimwe nyine, hari ibintu undi muntu yakora wowe utakora, sibyo? iyo ugiye guhitamo ukuntu uri bwambare, ukuntu uri ugendera kuki mu buryo bwa sinema iyo bamamagaye nyine usohotse kabisa, usohotse utari mu gipangu, ati mu gipangu ugiye kubonana na cyangwa se mu kimwe nawe ujye ugira fan time zo ukavuga ati ndasohotse ngiye kurya yanjye nakore amafaranga watinzeho ushaka afite ibibazo. iyo ugiye guhitamo kwambara nk'ubu nk'uyu munsi wambaye neza, wayishingiye kuki? nabyutse numva bindimo kubera ko iyo gahunda twari dufite yo kubonana namwe, urabyumva ko mwari mwarabitubwiye, gusa nabyutse numva nshaka kwambara gutya pe. iyo ugiye kwambara imyenda yawe nshaka nyine umbwire ati njye mpita ati wenda turi muri sama ndambara gutya, turi gutya ndambara gutya. biterwa n'ahantu ugiye kujya n'uwo mugiye kubonana. wowe ugiye guhitamo imyambarire ushingira kuki? shingira ikinjemo nyine, niba numva ndi bwambare n'urugero ipantaro n'amasayi, ndara nyine mbipanze mbyambare, apana kuvuga ngo ngiye ahanga iki, ibindi nibyo nambara. nk'ahantu mugurira imyenda ni ahantu uragera baguhende kubera kuri icyamamare? undi se hariho badahenda niba batari icyamamare. hari ukuntu uvuga ati iriya brandi nimba ari nuzi ugiye kuyambara jamais. ubundi umwenda uhenda bitewe n'ushaka cyangwa bitewe n'isoko ugiyemo. ariko sinzi ukuntu ratambwira, sibyo? ni ahantu ipantaro 20 ariko wowe wagerayo ipantaro yacu igura 25 cyangwa 30. nta hantu birakubaho ibyo bintu kubera ko bashingiye kubera ubwamamare bwawe. uzi ko ntarabe icyamamare kuri urwo rwego ariko kubera icyo abanyarwanda tutemera nyine umva nkubwire, niyo nzira umuntu arimo pe. ariko nanone hari igihe umwenda uhenda bitewe n'ahantu uguriye. ubuse wajya kugura wenda nko kwa Keti Bashabe, sibyo? undi akajya kugura kundi mucuruzi runaka, iyo myenda nubwo yaba ari 100%, urumva ntago yabigura ku biciro bingana. ku buryo ki bataraguhenda ku kintu runaka kubera ubwamamare bwawe? kereka niba bazamenda nyuma ariko ntabajya bamenda cyangwa ahubwo mwebwe ari urakoze cyane mucuruza imyenda abantu mugira mute mwabyumvishe n'ahantu bahahira. hari ukuntu wowe uvuga uti kameme ntabwo nasubiza ninsubiza ahita agezamo ijisho, cyangwa niyo situation urimo? gusubiza byo ntibyabura, ariko kubera ko turi kuzamuka nyine kubyumva turacyari. buno buzima bwanyu bw'ibyamamare ni ikihe kintu ushimiramo cyane, ukundamo cyane, cyangwa uvuga ati kuba ndi icyamamare bimfasha? kuba ndi icyamamare ntabwo ndagera nyine kuba icyamamare birenze, ariko aho ngeze hari icyo bimfasha, connection hagati n'abantu. deja wowe turakuzi cyane umuntu utareba Pattyno comedy nawe ubwo ngubwo cyangwa mu Rwandakazi utazireba kubera kurimo urumva
ubwo urumva deja nyine wowe hari indi spotlight ufite nyine iriya noza yanyu irakora sibyo Pattyno hari n'indi iri kuri iyindi channel yitwa Kigali Nation ya Pattyno nayo bayirebe irakora nyine urabamamarije ndabamamarije nyine abantu banjye timu yanjye cyangwa niyo channel wavugaga ushaka shaka channel yanjye kandi y'abandi ariko nabasuhuje suhuza abantu babiri ukunda muri iriya timu yanyu cyane bose ndabakunda turi umwe ntabwo turi abantu babiri ni ukuri ndabakunda ndanabasuhuje suhuza n'aba bantu babiri wemera cyane ngaho icya mbere cyo ndahera kuri Vion peace aho ari yumve ko muteye peace n'abantu bose dukina na filime na Pattyno nawe muteye peace na barumunabi turagira nubwo bwose turi ibyamamare hari abantu tuba dufana natwe sibyo hari abantu tuba dufana muri filime haba hanze cyangwa haba mu Rwanda duhere loko ufana abaye ufana abaye kamvuga biwacu wa mbere na Asiya rwose mba mbona ari Ramada wanjye nyine ndamukunda Asiya yes mwari mwabibonye ko izuba ryari ryatangiye kudusatira cyane duhindura location sibyo ra nibyo izuba cyangwa nta kintu bari gutwara urabona ntari kwishima ntari mpfuye byari bimeze bite byari bimeze neza nibutse aho twari twagarukiye harya twari turi byanjabutse twikobereze twari turimo turavuga ku buzima bw'ibyamamare niho narindi nimba nibuka neza turi ari naho yego wambwiye ko ufana Asiya wambwira Aline wari wahura nawe ariko ndabipanga uhura nawe urabizi neza se ko yaguha iyo approachment wenda ashobora kuyima ntawamenya ariko ntabwo nawe yabyanga urabimusabye ndabimusabye wowe mwari mwahura Asiya turavugana ahubwo uyu munsi yagize anniversaire joyeux anniversaire Asiya rwose ubwo ikiganiro kigomba kurara gisohotse se cyangwa kikazasohoka ejo gusa ubyumve ngo hari umuntu wakwifurije isabukuru nziza yego joyeux anniversaire na ibyamamarekazi ibyamamarekazi ugira umuntu mukundana hari abagukunda yego wowe ugira umuntu ukunda ubwo twita umukunzi yego umukunzi wawe arahari uramufite nawe mfite ntawe ufite muntu rwose ubizi neza dore baragukatiye imbere ya kamera andika muri comment uvuga ati se none se ntawe ufite niba harazabisireho ariko ntawe maso aramukotoza maso ari inyuma ya kamera maso rwose utaneza abantu mbabarire nta mukunzi mfite baduhishuriye yuko maso ngo ari umukunzi wiwe maso ari umukunzi we maso aramukunda maso aragukunda ushobora gusanga wenda utamukunda ariko we aragukunda nta muntu wanga umuntu umukunda
bisobanure ngo nawe uramukunda. ntabwo dukundana utamvangira ukankuraho babyita ngo iki si ibyo bintu ibiki kuba gukunda kandi nawe umukunda. ni umushuti wanjye. Umushuti wawe kameme hari ahantu iyo turimo turakora bino bintu hari izina tuba dushaka kubaka nk'izina wubatse nk'umuntu nyine ugomba kugusanga hari ibintu uba warubatse uri uvuga ati njyewe rwose gukundana n'umunyonzi ntabwo tuba blaminze kuba ari abanyonzi ntabwo tugize ngo ariko ati byibuze nyine agomba kuba ameze gutya na gutya wowe ushingira gutya. Icyambere cyo ku musore twakundana se cyangwa tunakundana umusore uwo ari we wese mwakundana umusore twakundana njye akono mba numva yaba ameze si kiri kumbaza yego mba numva ari icyambere cyo umuntu wihesha agaciro. Oya ni umuntu wihesha agaciro. Ikindi cya kabiri wiyubaha. Ikindi umusore nyine ushinguye nawe urabyumva udafite hano hapi nyine haringaniye muremure w'inzobe ariko bidakabije. Hari ibintu tuba twarubatse tuvuga tuti uriya muntu nyine kuba ndi kumwe nawe byibuze ari izina ryanjye arasenya. Uwo muntu we wasenya izina ryawe mwakundana? Oya wasenya izina ryawe so urumva wamukundira wamubwira byakwanga akamubwira ati ciao ciao. Wowe utamufite se mbyite ngo ni ukwifuza? Oya mbyite ngo iki wowe wumva nyine communication ya hafi relationship ya hafi yaba amezi ate yaba ari ubu? Icyambere ni urukundo. Umuntu nyine nkunze nawe nkunze umuntu nkunze nawe nkunze ntitaye yarateruye ni muremure ni mugufi yarabyutse inzobe cyangwa igikara uwo ari we wese urukundo nyine rurizana. Ngira urw'umwimerere witonde rurizana nyine. Uwo wakunze uba wamukunze? Nagukunze nyine ubwo rero dukundanye ibyo byose nyine ndagukunda nawe urankunda rero nta kindi ngendera usibye urukundo. Twese turi abantu hari umuntu twese nibyo navugaga ati twese turi abantu. Hari umuntu waba warabonye ukavuga ati uriya muntu rwose ntabwo ndavugana nawe cyangwa se iki gusa njye namwikundiye. Wari wahura nawe? Namukunze ku buryo bwo kumwishimira se cyangwa bwo kumwishimira ati rwose uriya muntu ndamwishimiye ananyegereye tukaganira nizeye ko naba open kuri we tukaganira. Ibyo bibaho buryo ubonera umuntu kuri ati kabisa uriya byari byakubeho byambaho kwishimira umuntu uvuga ati uriya muntu aje tukaganira naba open kuri we tukaganira naba open kuri we. Ikintu cyo kuba open ikintu cyo kuba open biterwa n'icyo kintu biterwa n'ibyo bintu. Urugero rwa hafi ubonye umuntu uriya muntu rwose mu bigaragara wenda ashobora kuba agira ibiganiro sibyo uburyo kinambaza hari limite turi bugereho nkamulimita oya sibyo ari nk'ukuntu uhura n'umuhati uriya nambaza ngo bite ni byiza amakuru ni meza n'ibyo seto ariko akaba n'undi uvuga ati bite ni byiza amakuru ni meza ese mu rugo ukaba wakongeraho n'utwo tundi nubona avugaga. Ibyo birashoboka 100% biva mu guhuza uburyo mwahuje. Winjiye muri team ya Pattyno gute? Ni operation imeze ite nyine byagenze bite kugira ngo winjiremo? Kugira ngo ninjiremo no umushuti wanjye waduhuje. Pattyno yarakeneye umukobwa nyuma y'uno mwana ko ari umushuti wanjye araduhuza. Pattyno turahura tubona ibintu biragwamo neza turakorana. Za comedy zose twabonye umufata zose kabisa
wakinnye uri igikimo hariya muri Pattyno mfitemo uturare twinshi. Hari aho nakinnye muri Miss Rwanda, hari aho nakinnye mu ntinyi, ndi gushaka nyine kumufata ku ngufu ariko afite ubwoba. Hari aho nakinnye ndi n'indaya. Harimo role nyinshi. Pattyno aho uri hose turagushuhuje. Pattyno sinzi nimba uri bumuvugeho. Pattyno ni umuntu umeze ute? Ni umuntu uri cool. Pattyno ni umuntu uhuza na buri umwe wese, nk'umuntu mutananirwa kubana ngo muhuze. Nta filime nyarwanda tujya tubona hano hanze ujya wifuza kujyamo? Zirahari. Nk'izihe? Cyambere nka City Media, nabamenya. Bantu mwandika izo filime mukanaziyobora, bano bakobwa ni abantu bashoboye. Mugende mubasacinge ku byo bakoze, murabona ko bafite tala kandi babibakorera neza cyane. Kubera icyo utagana abo bantu se ngo baproaching babwira ati njye mfite impano, mwe twabigenza gutya na gutya. Ni ya komisiyo nyita komeza ngo tujyane twambutse n'ibicu tito tugwisha nk'ahantu ari. Iyo nshuti yayifara rero. Keretse nk'uwo muntu abikoze n'aka kanya wenda nkabona arayobya ngezeho. Wowe hari filime tubona hano hanze waba wifuza kujyamo, dore ko wowe uri umustar kazi kabezo barakuzi. Naho murazwi cyane ariko Pattyno zigira ibihumbi na za views. Urumva ko byakwanga byakunda hafi y'abanyarwanda barakureba. Yego. Hari filime zaba zihari nyine ujye wifuza kujyamo? Zirahari nyinshi ariko ngiye mpamya neza ko kubera ko iki kibuga ni Kigali kandi nkirimo. Suza abantu babiri ukunda cyane, biyumve ko jya uba proud y'umuntu ukunda. Nimba ari sheri wawe abe ari proud yuko umukunda. Kuko nutambitse amasesaho. Njye abantu babiri nkunda cyane. Yego. Shaka nambwira nabane. Abantu babiri ba mbere nkunda cyane nkuko bizwi ni Vie. Kayumba aho ari hose muteye peace. Wa kabiri nkunda cyane. Yego. Mu muryango wanjye ariko ndavuga musaza wanjye muto nyine. Niyo ndi buvuge mbere turakabisa hari muteye peace nawe. Ndiyumvisha ko kino kiganiro uzakibagezaho. Ahubwo kirare gisohotse. Babiri ukunda cyane. Babiri ukunda cyane. Njye nsuje abavandimwe banjye. Ndabite kari abambere. Ni abambere mu bambere. Nuza ibyo by'imibare njye mu ikipe imwe. Abavandimwe wenda ni n'umwe cyane babiri n'ubundi. Suje abavandimwe banjye, suje n'abafana banjye muri rusange. Abantu bagira abantu bayobora amafilme, abantu ni gute bakubona wowe bashaka ko ubakenera muri filme zabo, bakubona bate, bakwegera bate, cyangwa nawe uragorana mu bintu by'imikoranire? Aho kugorana. Oya ntago ngorana. Cyambere cyo wajya kuri IG, wajya kuri Facebook, yego, wajya kuri na WhatsApp twushaka twazitanga byose birahari. IG yawe kugira ngo bazagusange ubikeneye ibyanyabyo azana kwakireho nimero zawe za WhatsApp. IG yanjye wandikamo Isimbire uhita umbona. Isimbire. Wowe kuri FB ni Ruzagiriza Ange, kuri IG ni Ruzagiriza Ange 250. Mu following rwose. Kuri IG yawe waba ufite nk'ibihumbi bingahe bigukurikira? Cyangwa nibanga nawe? Nibanga. Nawe nibanga? Nyina nshyashya ahubwo muze mwisukiranya mbabone. Nuwe mustar ukunda uririmba mu Rwanda? Abasitari bo ndabakunda bose ariko cyetse mbajije umwihariko nyine nkunda cyane. Uwo nkunda cyane mfana Riderman. Riderman aramufana. Ariko akuriye.
ndamufana. Yego uramufite? crush wanjye Igor mabano Crush? wanjye. Igor mabano hari umuntu wagukunze rwose dore ngo ndamukunze agira. Nise ni umukunzi rata ndagufana Igor. kandi ni crush wawe. Yeah. Riderman akaririmbo kukunda cyane nakaye. Indirimbo ze zose zinkoraho. Mu mpano nyinshi waba ufite haba harimo yo kuririmba. Yo kuririmba ntayirimo. Ntayirimo. Yaranjabutse nayo. Basi se wigeze wabigerageza? Mu Sunday school turabizi ko ibyo bintu abantu benshi twarabigerageje. Wenda byaratunaniye ariko tubigerageza. Cyo nkora ni indirimbo z'abandi nyine nzisubiramo gutyo. Wowe Sara hariyo warakoze? Nyabyo nabasha. Ijwi ryawe rwose warivuze iri ngiri ryo ntago ryacuruza. Mbabona nyine mbona nyine atayijyanje. Ko byose bimunda. Mutwasubiramo rero nutu. Nyine nk'indirimbo isohotse urabona ko ukuntu tuyiririmba tu. Yego. Ubu ngubu haraye akahe? Haraye akahe? Nisa ntukaze. Oya. Peer pressure. Peer pressure ni wale. Watunyurijeho tukumva. Oya. Na aya ya ya mpuzo. Bravan. Bravan. Nayo urayiharaye. Yiri kudukora. Oya. Twakomeje. Tunyurizeho kamwe. Oya. Gusa nyine nizo ndi kubuvamo cyane muri ino minsi. Yego. Playlist yawe indirimbo 5 zitajya ziburaho buri gihe nizi. Indirimbo 5 ndavuga abahanzi. Yego. Indirimbo 5 zitajya zibura z'umuhanzi Riderman we ntashaka kubura. Cyo ntago yabura aza no ku mwanya wa mbere. Yego. Hakurikiraho Bravan. Yego. Hakurikiraho Cassandra. Mirari. Cassandra baby. Yego. Hakurikiraho Young Grace na Queenicha. Muri abo bahanzi bose indirimbo 5 za mbere zibanza. Indirimbo 5 zibanza nizi. Habanze Riderman. Iyihe? Fatiye igicaniro. Igicaniro. Yego. Ni yibanza kuko iyo ntanayumvise akeshe gusinjya nkunda kuzumva kuko akeshe mba ntari mu rugo hagiye mba nagiye gukina hanini ariko urumva mu gukina ntabwo umuntu afite umwanya wo kumva ibyo ariko iyo ndi mu rugo hari n'igihe nyishyiramo ikaba ari kuri komeza. Playlist y'abahanzi 5 batajya babura kuri playlist yawe. Uwa mbere ni Igor mabano. Mama Diamante. Marina. Ivan Ravani. Hari yumvise bangaye. Sigaye umwe. Ndumva bari kurwana kuri uwo mwanya ari benshi. Ukuje none hano we. Uje imbere. Kwenshi. Yuri mu rugo ubundi ngira umunsi wawe uteye ute? Umunsi wawe ubupanze ute nyine ati mu gitondo ni ibi ngibi nibi turimo turasoza. Iyo ntagiye shuta ariko. Yego. Niriwe mu rugo. Yego. Iyo niriwe mu rugo ndabyuka nkakora imirimo nkakora nyine uturimo two mu rugo. Nkareba filime naba ntafite filime cyangwa ntari muri mood ya filime nkareba nk'indirimbo nimugoroba nka saa sita nkarya nimugoroba nkongera nkakora utundi turimo kuko urumva habaye nabi hari n'ibyo bwongeye gutunganya. Uwo munsi wawe ubuteye utagiye shuti? Nagiye shuti nibyuka ndabanza nkakaraba nkagira nyine ikintu cy'igifu. Yego. Ubundi ngakora amasuku namara gukora amasuku nyine urumva no gutegura ibintu byo guteka. Iyo maze kurya rwose ngenda ndaryama mbyuka wenda iyo ntahise ndyama hari igihe nirebera filime mbyuka nyine ubwo urumva amasaha nimugoroba ageze ari ugukomeza iby'ijoro. Yego mwumvishe ubuzima bwabo ukuntu bameze mwumvisha ahantu bahereye
mwumvishe byose ubakeneye izo mbuga batanze bari buze kongera kuzisubiramo kugira ngo wari wazicitswe nawe azumve neza. Baraza kuza kuzisubiramo kugira ngo muzumve neza. Aba ni abakobwa bazwi cyane muri sinema nyarwanda, ni abakobwa bazwi cyane. Bana mutegura filime, iyo uteguye filime ntumushyiremo iyo filime rwose uba ubizi ko idakundwa. Sinzi niba hari ikibazo abageze ko mubaza. Ntacyo nawe witeguye ko mubaza nkaba ntakikubajije. Niba sinahari ubwo ntabwo byari ngombwa nawe ubutaha. Yego ndiyumvisha ko uzama Pattyno. Igor. Muntu warebye iki kiganiro hakaba hari ikibazo ntigeze nkubariza muri comment hasi uzacyandike kugira ngo nyibagezeho icyo kibazo cyawe. Turabashimiye. Natwe turabashimiye kandi murakoze. Ciao ciao.